Tubahaye ikaze abakurikirana ibiganiro byacu, muri kano kanya tugiye kuganira uburyo urubyiruko rwa LGBT ruhagaze mu kwirinda virusi itera sida ndetse n'urundi rubyiruko muri rusange, uhereye ku bana b'abangavu ndetse n'ingimbi, uburyo bifata ndetse n'uburyo bakwiye kuganirizwa hagati mu miryango ndetse no mu matorero n'ahandi hose bahurira, hagakorwa ubukangurambaga mu kurwanya sida kugira ngo ejo tutazabura u Rwanda rw'ejo. Nitwa Uwayezu André, nkaba ndi umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Wiceceka Community Support Organization. Wiceceka ni iki? Wiceceka ni umuryango utari uwa leta, watangiye gukora muri 2012, ukaba ukorana na Key Population, ni ukuvuga ukorana n'abakora uburaya, kandi ugafasha na community ya LGBT. Hari ibintu byagiye bigaragara bivugwa yuko muri abo bantu kenshi haba harimo batatu kuri umwe abarwayi. Ese nkamwe mu bakangurira iki? Nibyo Wiceceka mu byikora cyane harimo gukumira icyorezo cya sida muri bo no gufasha abanduye mu kubaha ubujyanama ndetse no kubakorera ubuvugizi. Nicyo kintu gikomeye dukora muri bo, ariko mu gukumira tubaha kondom kugira ngo bashobore kwirinda. Hanyuma kandi kubera ko nyine nabwiye ko dukorana n'aba-gay, nanone tubaha lubrifiant zo kugira ngo bashobore gukoresha. Birumvikana dukorana n'indi miryango ishobora kuduha ibyo bikoresho kugira ngo tubigeze ku babeneficiyeri bacu. Ese kuri ubu ngubu mubona aba ba Key Population mubona bangana bate muri uwo muryango? Ababasanga se baza bababwira ko bahuye n'izihe mbogamizi baba bakeneye ko mubakorera ubuvugizi? Barahari, umubare ntakubwira ngo ni mirongo ingahe, ariko barahari. Kandi imbogamizi ziba zihari ni kimwe n'iziba ku bandi bantu bafite virusi itera sida. Ahanini aba ari ukwiyakira kwabo no kutiyakira kw'abandi, noneho hakabaho n'abatinya kwipimisha. Ariko mu byo tubakorera hariya tuba dufite na self test, ku buryo bashobora noneho kuza hariya bakipima ubwabo, cyangwa se we n'umuparteneri we bakipima, bakamenya uko bahagaze, bakamenya noneho n'uburyo bwo gukora iby'urukundo rwabo. Hari ibyagaragaye ko hari benshi basanga barwaye ntibabashe gufata imiti. Ese nkamwe mubafasha iki kugira ngo babashe kuyifata cyangwa se mubashe kuyibagezaho? Muri Wiceceka dufite bwa mbere serivisi ya counseling y'ubujyanama. Iyo umuntu ameze gutyo tubasha kumugira inama, kugira ngo ushobore kumenya ko gufata imiti ari inyungu ze, ari inyungu z'ubuzima bwe, ari inyungu z'igihugu, ari inyungu z'umuryango we. Si ibyo gusa kandi, kubera ko buriya wagiye muri porogaramu yo gufata imiti uba wagiye muri gahunda yo kwa muganga. Dukorana n'indi miryango nanone irimo nk'urugaga rw'abafite virusi itera sida, bafite abo bita ba père éducateur, bakurikirana umuntu wese ufata imiti kwa muganga kugira ngo ashobore gufata imiti neza. Natwe kandi turabunganira. Hari ikintu cyagiye kigaragara cyane kuri iyi miryango itegamiye kuri leta, kuba ibasha gutanga ubukangurambaga ndetse bakabasha no kubaganiriza cyane ku bahuye n'ingaruka cyangwa se ku bahura n'iyo virusi itera sida. Ese focus yayo ni iyihe cyane, ko usanga hari bamwe muri uyu muryango babona nk'abaterankunga ntibazigeze kuri ba beneficiyeri? Abandi ntabwo mbazi, ariko nka Wiceceka twe dufite intumbero ivuga ngo buri munyamuryango wese wacu abeho mu buzima bwiza buzira akato n'ihezwa, kandi agira uruhare mu bimukorerwa mu kurwanya virusi itera sida.
bityo rero niyo mpamvu inkunga iyo ari yo yose dushobora kubona, yaba iy'amafaranga, yaba iy'inama, yaba ibikorwa runaka, turakirana na yombi kandi tukayigeza ku mugenerwabikorwa wacu, ku mufatanyabikorwa wacu wa wundi ukeneye serivisi z'ubujyanama, zo gufata imiti neza, zo kwiyakira, ubu ngubu serivisi arayihabwa. Hari ibyagaragayeho nka LGBT guharanira uburenganzira bwabo. Ese mufite abanyamategeko baza bakabigisha ibijyanye n'uburenganzira bwabo? Cyane, abanyamategeko barahari, inama ziratangwa, amahugurwa aratangwa kugira ngo turebe ko abanyamuryango ba LGBT cyangwa se community ya LGBT imenye, isobanukirwe amategeko, kandi buriya ni inshingano ko buri munyarwanda wese akwiye kumenya amategeko amugenga. Bityo rero dukorana n'imiryango itanga ubufasha mu mategeko, irimo HDI, irimo Human Rights First n'iyindi, kugira ngo abanyamuryango ba LGBT bashobore gusobanukirwa n'amategeko ari mu gihugu. Ni iki wageza ku banyarwanda bagukurikiye kugira ngo babashe kumva uburenganzira bwa muntu? Uburenganzira bwa muntu, icyo nabwira abankurikiye n'abakurikirana iki kinyamakuru ni uko kumenya amategeko ni inshingano, ni n'uburenganzira. Tugomba kumenya amategeko y'igihugu cyacu atugenga, ndetse tukamenya n'amategeko ariho n'amahame, kugira ngo umuntu ashobore kubaho atabangamiye undi kandi ye kubangamirwa nanone ngo aceceke. Uburenganzira bwa muntu, umuntu abuhabwa kuko nyine ari umuntu. Uko kubuhabwa nawe ugomba kubutanga. Hari ikindi twagarutseho cy'uburyo LGBT iba ishaka kwinjoyinga mu burenganzira bwabo. Ese babwinjoyingamo bate? Ntabwo kwenjoyinga uburenganzira bwa LGBT, ubundi LGBT bwabo ni abantu nk'abandi, bakeneye kubaho nk'abandi, ni abasore, ni inkumi, ni abagore, ni abagabo, bakeneye kubaho mu burenganzira bwabo nk'abanyarwanda. Rero kwenjoyinga uburenganzira bwabo ni kubaho nk'uko umunyarwanda wese abaho, nyamara ndabizi neza ko hari inzitizi zibabuza kwenjoyinga rights zabo zimwe na zimwe, kubera ko amategeko abakumira cyangwa se atabyemera. Nk'urugero ntabwo hari wenda rw'ikintu kimwe kigaragara cyangwa gifatika. Mu Rwanda twemera ko habaho ubushyingiranwe bw'umugabo n'umugore umwe. Ntabwo rero mu Rwanda twari twemera ko hashyingirwa umugabo n'umugabo cyangwa umukobwa n'umukobwa. Ibyo ni rights bagikeneye kuzahabwa, cyangwa se bagikeneye kugira ngo igihe kimwe, umunsi umwe, bizabeho nk'uko n'ahandi hose. Ese icyo twagifata nk'ihohoterwa? Ntabwo ngewe navuga ngo si ihohoterwa, ariko kandi sinanavuga ngo ni ihohoterwa, kubera ko amategeko ariho mu Rwanda ni ayo ngayo. Amategeko ariho mu Rwanda ni ayo ngayo. Ubwo igisigaye ni ugukora ubuvugizi kugira ngo ayo mategeko azahinduke igihe kimwe, kuko iyo urebye mu bihugu bya Afurika, ngira ngo u Rwanda turi n'ahantu heza kurenza abandi, ariko naho ntibiragerwaho. Hari aho batanemera ko abo bantu bavugwa mu gihugu cyabo. Iyo urebye mu bihugu by'abaturanyi usanga aho batashobora no kuvuga icyo kintu. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo mu Rwanda twavuga ko bahohoterwa, kuko nta n'urafungwa. Iyo babanye barabana, ariko bakabana mu buryo butemewe. Aba bana babana nk'amakupure n'ubundi abana yose, kuko n'ubusanzwe no mu ba heterosexuel hari abantu babana kandi batarasezeranye. Ubwo rero no muri community ya LGBT aba bana babana batarasezeranye, bakabana iyo hanze babareba babona ari abahungu babana mu nzu cyangwa ari abagore babana mu nzu. Iyo ubundi batabikubwiye ntiwanamenya ko umwe ari umugabo cyangwa undi ko ari umugore, ariko babana nk'abaparteneri
kandi ngira ngo nta n'uwo babangamira, gusa ikibabangamira bo ni uko batagira amasezerano ashingiye ku mategeko. Kuri ubu noneho ntawe muhorana umunsi ku wundi, wumva icyifuzo cyabo ari uko bazajya bajya gusezerana nk'uko umugore n'umugabo bajya gusezerana mu mirenge nabo bakagira rayiti zabo? Yego, icyo ni icyifuzo cyabo, yuko umunsi umwe mu Rwanda hazemerwa ko hariho abantu batari umugore batari n'umugabo, abo twita abandi, kandi igihe cyabo cyo gukundana kwabo bikemerwa ndetse no gusezerana kwabo bikemerwa. Hari naho usanga abagabo benshi bakunda kugenda ngo bambaye pampa bitewe n'uko baba baragiye hamerwa. Ese koko nkawe uganira nabo usanga koko ari byo? Amakuru mfite ni uko ayo n'ababivuga ntabyo baba barabonye, bityo rero byinshi bivugwa aba ari impuha, ni ibivugwa ntabwo ariko kuri kwabyo. Usanga bavuga amagambo atandukanye ku buzima bwabo ariko ntabwo ariko kuri. Evariste mu Rwanda cyakanga abandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire wa Karado. Evariste, hari ikintu twagiye tubona abana bakora imirimo ivunanye, kenshi ugasanga imirimo ivunanye yo mu rugo usanga hari abafatwa na ba sebuja cyangwa bagafatwa n'abandi bakozi bagenzi babo bakisanga baranduye virusi itera sida. Ese mwebwe ntamwe mubikoraho iki? Sino wenda no mu bakora imirimo ivunanye batwara bandura sida gusa cyangwa batwara n'izo nda, ngira ngo ikibazo cy'abakobwa basamanywa bagatenga inda kiri ku rwego hejuru, none n'ikibazo cya sida mu rubyiruko cyarazamutse cyane, imaze iminsi mwumva imibare yo kuri ku rwego hejuru. Rero izo ni ingaruka zo kuba abantu bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, icyo ni icya mbere. Izo ni ingaruka zo gufata kuba hari urubyiruko rudafite akazi rufatiranwa mu mirimo mibi barimo cyangwa mu yindi mirimo itabahesha agaciro barimo, bigatuma babasha kwisanga basambanyijwe cyangwa bashutwe bitewe n'ibyo babashukishije. Rero tubona ari ikibazo gihangayikishije kigoye no gufatwa nk'ikibazo cy'igihugu kurusha uko cyagaragara nk'ikibazo gisanzwe. Niba dufite umubare w'abana bari kuzamuka bagwaye sida benshi, kwa dufite umubare w'abana bari kubyara benshi, ni ikintu gisaba ingufu za buri wese no kugira ngo abantu bakurikirane mu by'ukuri ababikora babashe kuba babihanirwa. Ese mumaze kubona cyane ko mwita ku miryango yita ku bana bafatwa gutyo, mumaze kubona ikigero kingana gite kuri ubu ngubu muri uyu mwaka? Mbongira ngo abana batwara inda bo ni benshi, buri mwaka tugira abana batari munsi ya 20. Abana banduye sida nabo cyangwa abakobwa bato banduye sida b'urubyiruko nabo imibare mwarumvisha mu minsi yashize none ni benshi cyane, ni ibihumbi byinshi. Kugira mwarabyumvishe mu ntara y'Iburasirazuba ko ariho hari ku isonga. Mu by'ukuri imibare igenda yiyongeraho kugira ngo igende igabanuka. Ni iki cyakorwa kugira ngo abo bana babashe kubona ubuzima buzira umuze? Mbere na mbere cyakorwa no kongera kwigisha abana ko bafite inshingano zo kurinda imibiri yabo, ko bafite inshingano zo kurinda ubuzima bwabo. Icyo ni icyambere gikwiye gushyirwamo ingufu cyane. Icya kabiri bagomba kwigishwa ko batakwiye gushukwa n'icyari cyo cyose cyabashyira mu kaga, bakagaragarizwa iyo mibare hari abantu bandura sida, bakababwira n'ingaruka zayo nibibaho nyuma yo kuba umwana cyangwa urubyiruko yakwandura sida cyangwa yatwara inda akiri mutoya. Rero n'ubukangurambaga ariko no gusaba leta cyangwa abandi bafite bahuriye no gutanga ubutabera gushyira ingufu nyinshi cyane mu guhana abantu bahemukira bano bana muri aka kageni. Ese ibyo bintu byaca mu yihe sanse? Nuko nevuze byaca mu bukangurambaga, byaca mu kuganiriza bari abana bagatinyuka bakavuga babakoreye ibyo bintu, babahohotera, babasambanyije, babashyize muri ibyo bibazo. Noneho inzego zifite ubutabera mu nshingano zikavuga ko zikora akazi kazo ariko zifite amakuru. Ni iki wakwibutsa ababyeyi? Icyo nakwibutsa ababyeyi ni uko ikintu cya mbere ari ukurinda umwana. Uriya kurinda umwana nicyo kintu, niyo nshingano ya mbere y'umubyeyi, kurinda umwana no kumurengera ku kintu icyo ari cyo cyose cyamuhungabanya. Rero ubwo harimo no kumurinda ibyo by'ubusambanyi, harimo no kumurinda kuba yahura n'ibishuko, bakamuha ibyo bashoboye byose, n'ibyo badafite bakamuganiriza, bakamubwira uburyo bwo kubana n'icyo ababyeyi babo batunze. Murakoze.